ibibazo nini batubwiraga byabaga byerekeye kuri Rocky ngo yanze gusobanura filime. Yanze gusobanura se kuko amafaranga yayabuze, yanze gusobanura. Umva we bo bari baratubwiye yuko ngo bamwishyuriye rimwe miliyoni 6. Ngasobanura episode 9. Ngo sobanure episode 9. Ariko arekera kuri episode ya 8. Cyane agera arahagarara ku buryo byageze aho akazamo n'ubuyobozi, kazamo n'ibintu nyine buriya byagiye mu nkiko se. Yego ko bibana birebire. Rocky hari n'amafaranga yasubije. Rocky hari amafaranga yasubije. N'abitwa ba Kasuku arayo basubije, n'abitwa ba Mr X arayo basubije. Byabaye nyine birebire pe. Ariko Mr X we yifuzaga yuko projet yakomeza. We ntabwo yashakaga ibyo bintu byibazo. Yifuzaga yuko projet yakomeza kandi wabonaga yuko abaga afite n'ibitekerezo nyine byo kuvuga ngo boro ikomeze. Bihita ubundi abantu batabizi banabimenye, mbona bihita ni inkingi z'ibwami 3. Iya gatatu rero bayita mbona bihita kuko iyo bazanye amaturo, bazanaga amaturo bagiye gutura umwami, iyo nkingi yo mo hagati nyine bakayicaho. Hari iburyo, hari n'iy'ubumoso, hari niyo hagati, ariyo bita mbona bihita. Ku ishuri rero ubundi nitwaga mbona bicaho. Tubahaye ikaze abakurikiye Abastar TV. Uno munsi noneho nazanye mbona bihita mwamenyereye muri Metro Nzovu cyangwa se ya filime yamenyekanye yasobanuwe na Rocky cyane cyangwa se Rocky Kimomo, usobanuzi w'umuhanga cyane hano mu Rwanda. Akaba ariyo bari basobanuye iriya filime ya Metro Nzovu, bikaba ngombwa ko iboostinga cyangwa se ifata igihugu. Mbona bihita bimeze bite? Bimeze neza kabisa. Iminsi myinshi cyane twagarukaga kera. Twagarukaga kera cyane, ndamerukaga kera, ari n'abamerukaga nyine nyiri umupeti natayinambira n'ubwana utarakura. Ariko uno munsi rwose barakora ko ibintu byaje gucamo wabaye n'umugabo. Nyine nabaye umuntu w'umusore. Nanjye mba ndimo ndagenda nyine negera nyine hejuru kandi nshimira n'Imana yuko nyiriho nyume kuko azima ko aka kanya hari abantu baba barapfuye. Turi mu rugero rumwe, hari abarwariye CHK. Ariko wowe umeze neza? Njye meze neza, ndashima Imana. None ikintu cyanshimishije nukuntu musanze kuri set ya buri cyana, ngiye kujya mukorana na buri kana buri muntu bagiye kukuzamura cyangwa se bagiye kongera kukugarura muri sinema mu gihe ibintu bitari bimeze neza. Cyane rwose kabisa, kuko buriya buri kantu na buri cyana na buri nguni ni abantu beza kabisa. Barimo baragufasha muri no batekereza akavuga turiya muntu yashimishije Abanyarwanda, yakinnye neza, afite impano, ni gute tutamugarura? Nibo abantu babitekerejeho. Nanjye ndavuga ayo ni amahirwe, reka ngaruke abantu bongere bambone, nongere nanjye uko ndacyari muto. N'ubundi uracyari muto. Mu kanya baraza kujya babona amafilime menshi uri gukina na buri cyana kuri buri nguni icon zigiye kuyazicaho nyinshi cyane kabisa. Reka noneho tuze mu cyatuzanye uno munsi tugiye kuganira ukuntu Metro Nzovu ubundi mwayitangiye muri bangahe? Metro Nzovu ubundi tuyitangira, twayitangiye turi abantu bagera muri 3. Bonyine n'uburiye buri batatu n'ubatanye Metro 2019. Wowe nande? Njye nari ndi mu rugo, arampamagara ambwira ati urajya ahitwa Cosmos. Nari nanahazi kabisa. Kandi njye nabaga aranyine Norvège. Ndagenda mfata moto ndagenda masanga Nzovu burangiye sinari nanamuzi. Wamubonye kuri set? Namubonye kuri set, ahubwo ari umuntu ajyaga mbona Nyabugogo nawe mugufiya. Nabaga nzi yuko ari we Nzovu, ko njye nanjye nkubwije ukuri nakunyene najyaga ndeba nyine filime nyarwanda. Ubwo rero naramubonye biranungura, ndabyishimira. Tangira arimo n'undi mukobwa. Umukobwa we yitwaga ngo iki? Umukobwa ntabwo mwibuka izina kuko yahise abireka. Anaciyemo igihe. We yahise ava muri Metro. Ni kumwe projet ishobora gutangira abantu bakayica amazi. Abantu 3 na abastari barimo, na abantu barenze. Sibyo Nzovu wenyine wari urimo. Sibyo Nzovu umwe wenyine wari urimo. None icyo gisekeje manager wayo yari yanambwiye ngo nandike ngo tuntu tuzadukina. Ubwo nzana script mu gikayi nyine. Ngo ari nge wanditse nanabyandikishe na bika, ari ibintu bitanasometse neza. Ari ibintu biraye. Ubwo ndabizana witwa Mr X, muhereza ikayi ndamubwira ati ngo ngibi byo nanditse, abicishamo amaso. Nari nanditse ubundi nyine n'ubundi njyewe Nzovu azaza akora nyine amakosa. Tubana twese nyine turi abakozi duhangana. Niko nyine nanditse nyine Metro Nzovu.
wewe wari Gusa ntabwo nari nayitse Maître Nzovu, nari nanditse comedy, nandikaga comedy episode ya mbere iratangira Nzovu njya kumwiba mfate ankubite nindangiza nirukanke nuko nari nabyanditse. Noneho Mr X acishamo amaso aravuga ngo ni byiza ngo ariko iyi filime yaba nziza tuyise Maître Nzovu. Mr X we wazanye izina Maître Nzovu. Ubundi njye nanditse yuko yaba ari Nzovu na mbona bita waravuga ati nta kibazo yaba nziza tuyise Maître Nzovu. Muri make Mr X niwe wayise izina. Niwe wayise izina kuko ni nawe wanayidirectingaga. Ubwo dutangira gutya aravuga ati rero wowe wazanye imyenda imeze gute mbona bita. Navuga ati nge nazanye agakabutura nzana n'akantu k'akajiri n'igipira ntaguze kimisagara n'ibibodaboda. Avuga wowe ugiye gukina uri umukozi wa Nzovu. Ukina uri umukozi wa Nzovu bitangire nyine utetse icyayi uyu mukobwa noneho we arakina ari umugore wa Nzovu. Dutangira boro gutyo ariko nubwo navuze twari batatu hari n'undi mukobwa nanone waje impamvu abona atabavuze cyane bakinnye rimwe sibongera kugaruka. Bo bagaragaye baranabahembaga. Filime yabaga irimo ibiceri baranabahembaga. Yari imeze neza. None hari akantu nshaka kukubaza. Iriya kora wakinishaga n'isutiya wabikuye? Iriya kora abantu benshi barabitekereza ngo ese nayikuye hehe, ariko ngeze hariya mushiki wa Mr X mushiki wa Mr X uvugana na Mr X. Mr X buriya ni umuntu nyine utekereza nyine kure, ufite imitekerereze iri hejuru. Yararebye icyo gihe kugira ngo nyine iriya sene bari bahamagaye abakobwa. Buriya abakobwa nyine rimwe na rimwe hari igihe banegrija nyine ibintu. Yahamagaye abakobwa arakwama yanga kuza muri Metro. Aravuga ati rero muri iyi sene kugira ngo biryohe arandeba niwe mwana n'ubundi urimo hano kandi ujya kumera nk'abakobwa kuko icyo gihe nari mbyibushye. Bakuzanire kora banda yambaye, bakuzanire na ka kantu gafata amabere y'abakobwa banda kambaye baranamprotokora. Gusa nabanje kuyanga iriya sene kuko ngiye urumva ndi umurokore kandi abantu b'abarokore ntago tuba twemerewe gukora nyine ibintu by'abakobwa ngo widefirize wambara amaherena wisige ibintu ku minwa ntago aba ari byiza nyine, ntago idini ryacu ribyemera. No mu muco nyarwanda ntago bikwiye yuko umuntu nyine w'umusore cyangwa umugabo agakwiye kwitwara nk'umukobwa. Ariko kubera byari filime byabaye ngombwa kubikora. N'abantu babikunze nabikoze ariko njye natabishaka. Buriya wabikoze utabishaka? Nabikoze natabishaka numva mfite n'agahinda ku buryo nageze no mu rugo mbibwira mama nyine ko amakenshi ni w'amaguru nshya rwo kuva mu rugo ngo njye gukina nyine filime. Ubwo arambwira ati si ibyo bintu batangiye kugukinisha ubona uri umuntu usenga, ubwo mu itorero niba bibona bazabifata nabi kuko ngiye igihe kinini ubundi nahoraga njya gusenga. Ubwo rero boro nyikora gutya isotsa ahubwo mbona nibwo abantu babyishimiye. Nibwo abantu babyishimiye. Noneho ndashaka tugaruke ukuntu iriya filime episode ya mbere yasohotse isobanuye cyangwa ntabwo yari isobanuye? Episode ya mbere rero twarayikoze buriya twatangiye iracano ifite numva ari 2,000. Reka iracano ifite wasabye noneho rero umuntu wazanye igitekerezo cyo kugira ngo isobanurwe iriya filime bamwita Jeff, niwe wari umumanager wa mbere twahuye nawe. Yararebye arareba aravuga ati ariko buriya iyi filime n'ubundi ko dukina mu buryo burimo action n'amagambo menshi wayisobanuza tugashyiramo nk'ijwi rya Rocky si byaryoha. Muri make niwe waza igitekerezo cyo gushyiramo witwa Jeff. Ubwo rero bwa mbere dukora akaboro ka mbere rokavugiramo episode ka kabiri rokavugiramo njyewe nyine ubwo aho mbamisha umugati mu mutwe n'ingofero nkaba ndaje Nzovu akaba mbisi igishyi cya danje inatetse icyayi nyine nanariye n'isukari. None se ntuzasore uriya Rocky Kimomo. Rocky niwe wasobanuye ako gace ka mbere cyangwa yashyizemo ijwi gusa ntiyanayisobanuye? Yaragasobanuye baramushatse baramwishyura kuko urumva buriya aho amafaranga akubise aroroha. None se iriya sene y'amapensiro Nzovu atangira yakuramo nidayitekereje? Iriya sene rero nakubwiye ngo Mr X nyine ni umuntu ufite imitekerereze iri hejuru. Niwe wayitekereje aratubwira ati rero tugiye kwakitinga gutya
Nzovu aba afite amapensi yafashe igisambo ari kugikanda agikanda nyine akina ari umuntu nyine w'umugome. Noneho ubwo Rocky ntabwo nyine nibwo yatangiye Rocky yahise rwose abikora neza. Noneho natwe nyine kuko buriya ahari nkeka yuko ari iyo filime bwa mbere yari isobanuye mu Rwanda, niyo mpamvu n'abantu banayikunze. None ikindi nararibonye ryari ririmo nyine rirenze twakinaga tutavuga kenshi ari amarenga. Ase no kuri set muri gukina ntabwo mwavuga cyangwa mwaravugaga tuvuga reka byari amarenga gusa, yabaga ari body language twakoresha. Body language niyo yakoraga yagusa. Aha, noneho ikintu hari gitangaje ni ukuntu noneho iriya filime ya Maître Nzovu abantu bose bayikinnye abenshi basamenyekana, ariko abantu bamenyekanye cyane ni Nzovu na Mbonabihi. Yego, ubwo utangira kumenyekana wumvaga nyine umeze gute? Kuko ni natwe twari dufite kontara, nyirayo yari yaravuze ngo ari twebwe filime n'ubundi ishingiraho. Wowe na Nzovu mwenyine ari twishingiraho nyine twe. Buriya ba Patino nabandi bose bazaga mu biraka gusa bakabishyira ku munsi bakagenda. Urumva ubwa mbere inge byumva yaga nyine bara abantu benshi babipostinze, ariko icyo gihe ugatanga nakoreshaga filime yawe abantu hose kuba DJ bose bari kuyicuranga icyo gihe nyine, kuko imaze n'igihe none mvuye no ku ishuri nyine ibintu biri bose barabamagara ati twakubonye uri gukina muri filime Mbonabihita. Mbonabihita ni izina ryanjye na creatinze, ndabizi ni rya 2016 turi mu kigo tukina amatiyateri. Buriya Mbonabihita warivanye mu kigo. Mbonabihita ubundi abantu batabizi banabimenye, Mbonabihita ni inkingi z'ibwami eshatu. Iya gatatu rero bayita Mbonabihita kuko iyo bazanye amaturo, bazanaga amaturo bagiye gutura umwami, iyo nkingi yo mo hagati nyine bakayicaho. Hari iburyo, hari n'iy'ubumoso, hari n'iyo hagati, ariyo bita Mbonabihita. Ku ishuri rero ubundi nitwaga Mbonabicaho, byatangiye nitwa Mbonabicaho dukina amatiyatere. Ubwo rero mfite na mushiki wanjye twakiye tiyatere iraryoha. Ubwo rero barambwiye ati ariko se ubundi we n'ubundi uri Mbonabihita. Reka ni mushiki wawe buriya wakwise Mbonabihita? Mutoya rwose kabisa, ni umuherezo wo mu rugo ni wanyise Mbonabihita, ariko ari njye nyine byaturutseho. Izina nangira kugenda rizamuka 2019, Imana iramfasha riratwika nyine riraboostinga. Mbonabihita biri bigitangaza mu Rwanda, n'abantu benshi bazi Maître Nzovu, izina Mbonabihita 100% bararizi cyane naba, kuko nabaga nicenga abantu b'u Bugande baranyandikiye, ab'i Burundi baranyandikiye ati tuzaza kugufata dukinane akantu tukwishyure, abantu benshi. Ariko icyo gihe urumva nta bintu by'imbuga nakoreshaga. Mwese ubwo bakwandikiraga cyangwa na Instagram nakoreshaga, WhatsApp wenda gusa? WhatsApp narayikoreshaga ariko sinabyitagaho. Abantu benshi bakwandikiraga hehe? WhatsApp narayikoreshaga, ariko na Instagram nakoreshaga, na YouTube nari mfite, nabyo narinzi. Nkuko aka kanya hari bagenzi banjye bamwe na bamwe bari muri sinema batanabizi nyine, bavuga ngo twebwe nyine baraduhamagara tugende dukore birangire gusa. Aha, reka noneho tugaruke kuri projet Maître Nzovu. Mubonye itangiye kuzamuka ari Rocky, ndahamya neza ko Rocky niwe muntu kabisa washyize ku rundi rwego, kuko Rocky yarayisobanuye. U Rwanda rwose leta yaravuga ati iyi niyo filime, abantu bose banayiha attention cyane. Aha, Rocky akimara gusohora ya scene ya mbere, ubundi Rocky yaretse kuyisobanura bigeze kuri episode ya kangahe? Episode yagomba gusobanura episode ya 9. Yagomba gusobanura episode kugeza ku 9. Zose bari bazimwishyuriye se cyangwa bari bamwishyuye miliyoni 6? Bari bamwishyuye miliyoni 6 kugira ngo nyine asobanure Maître Nzovu. Episode bayamuhereye rimwe kabisa ayo mafaranga. Kugira ngo wenyine buri uko twakinaga, nimba tuzakina mu mezi nk'3, we zose yarazisobanuraga, kandi ntabwo twakoraga buri gihe, rimwe na rimwe nyine mu cyumweru twakoragamo nka 2 cyangwa 1. Nyiri filime we nta kibazo cy'amafaranga yabaga afite, we nyine we yaravugaga ngo we bundi kugira ngo cya gitekerezo akizane cyo gukora filime, we yashaka nyine hanini ngo kwemeza abanyarwanda nyine kuzana icyo bita innovation. Ubwo rero urumva Rocky yaretse gusobanura Maître Nzovu, yahagarikiye ubundi ku 8. Twebwe nyine abakinnyi tukumva ngo harimo ibibazo amafaranga, cyangwa manager batuganirizaga bakavuga rero ngo filime yabaye ihagaze, ngo tuzongera, ngo ibibazo dufitanye na Rocky. Twe tukabyumva nyine gutyo, ariko mugakomeza mugashutinga cyane komeza. Hariye twashutingaga ikagera ikanahagarara,
muri gushutinga kumva ngo ngo byarahagaze tukamara igihe tudakora, ariko tunafite n'amakontara atwemerera gukina ahandi hantu. Twebwe tugakomeza tukavuga ngo tuzategereza wenda bazatubwira. None se abo ba manager ibibazo bababwiraga ni ibihe? Ibibazo binini batubwiraga byabaga byerekeye kuri Rocky ngo yanze gusobanura filime. Yanze gusobanura se kuko amafaranga yayabuze, yanze gusobanura. Urumva we bo bari baratubwiye yuko ngo bamwishyuriye rimwe miliyoni 6. Ngasobanura episode 9. Ngo sobanure episode 9. Ariko arekera kuri episode ya 8. Cyane agera arahagarara ku buryo byageze aho akazamo n'ubuyobozi, akazamo n'ibintu nyine buriya byagiye mu nkiko se. Yego ko biba na birebire. Rocky hari n'amafaranga yasubije. Rocky hari amafaranga yasubije. N'abitwa ba Kasuku arayo basubije, n'abitwa ba Mr X arayo basubije. Byabaye nyine birebire pe. Ariko Mr X we yifuzaga yuko projet yakomeza. We ntabwo yashakaga ibyo bintu byibazo. Yifuzaga yuko projet yakomeza, kandi wabonaga yuko abaga afite n'ibitekerezo nyine byo kuvuga ngo boro ikomeze. Noneho hariya Rocky akimara kureka iriya metero nzu, wabonye ko mwarayikomeje cyangwa byahise birangira muhagarikira aho ngaho? Urumva ikosa ryagiye ribamo aba manager bacu bageraga aho bakavuga ngo twebwe tugiye ngo kuyiha undi musobanuzi. Abasobanuzi bagiye baziha ni bande? Uwo bayihaye cyane ni Peak. Bayihaye Peak Production, nawe ntago namugaya, wenda asobanura filime z'ama-action, ariko ntago afite popularity nyine y'abantu nyine bamukunda. Kuko Rocky ni umuntu abantu bose. Peak we yasobanuye na episode zingahe? We yasobanuye episode zigera muri 5. Asobanuye episode zigera muri. Ikibazo yarazisobanuye, ariko ntago abantu bazirebaga. Barazaplodingaga abantu nyine ntibazirebe, ahubwo ugasanga amakomenti ari gutuka ngo ibi ngo n'ibiki muri gukora. Zanakinywe neza pe, zanakinywe neza. Buriya hari izindi nyuma twakinnye na neza, tunazakitinga neza, ariko abantu ntibazirebe. Abantu ntabwo bigeze bazikora. Muri make bigaruka kuri Rocky kari we neza bisa nkaho ari we wari ugize metero. Niwe wari uyigize pe, niwe wari uyigize, niwe rwose iriya projet wari uyigize. Nawe urahamya neza ko Rocky ari we niwe wari uyigize, na bagenzi banjye haba Nzovu haba n'abandi bose twakinanye, niwe wari uyigize iriya projet. Urabavugisha bati bose bavugisha baravuga ati Rocky Kimomo niwe wari ugize metero. Kuko Rocky Kimomo akimara kuyireka projet neza yarahagaze. Bihita binarangira gutya. Bihita binarangira ari nyine hazamo ibibazo, urumva projet irahagarara, birasenyuka nyine. Birumvikana. Muri make se nk'inama wavuga ati washaka mwigeze se basi mugira inama abakire banyu cyangwa se babakoreshaga ati mwagarura Rocky Kimomo bikaba byakomeza kugenda, cyangwa ni Rocky Kimomo wayishe neza? Nese Rocky Kimomo yivanyemo ari ibintu nabitumvikana. Rocky Kimomo yivanye muri projet cyangwa yaravuze ati nimuturiza wenda amafaranga nabakundishira abanyarwanda nanjye sindakomeza? Hari ni urumva ibibazo byapfaga ko hari igihe nk'aba manager bigeze kutubwira ngo hari nka station yigeze kuza kwamarizamo amavuta ngo ya Meru. Icyo gihe baratubwira ngo amafaranga ngo batanze ngo na Rocky nawe ngo arayashakaho, kandi Rocky ngo ahembwe ukwe. Rocky yahembwe. Muri make bapfuye ibyo bya Meru, ayo mavuta ya Meru. Ntabwo ari byo byonyine bapfaga ibintu byinshi. Twebwe tuba turi abakinnyi, arazaga bakatubwira ngo impamvu projet mubona yahagaze, bakatwandikira impamvu projet mubona yahagaze, ngo Rocky nawe ngo arashaka yuko ngo nawe ngo yazaza ngo yagira ngo umugabane kuri iyi channel. Akageraho umugabane kuri YouTube. Cyangwa ashaka kugura amafaranga wenda metero Nzovu yinjize nawe aboneho. Nawe aboneho. Ubwo nimba hari nk'umuntu wamamarijemo, nimba atanze 500,000 nawe wenda bamuhe nka turuwasi, bagashaka nyine kugabana, cyangwa nawe bamuhe desa nyine bakashaka kugabana. Kandi noneho manager ugasanga ari kuvuga ati ndashaka wowe nzajya mwishyura gusobanura gusa ari byo ukora gusa. Ibibazo bikazamo nyine ari byinshi, kuko iriya projet na ba Dekati bajyaga bayamamaza, na ba Shadibu barabishyuraga bakayamamaza. Buriya abasitari bamamaje iriya projet ni nk'abambaye Shadibu, harimo Shadibu, ba Rakinizeye bahoraga bayamamaza iriya poro, na Jeskizzo. Ariko Jeskizzo cyane kuko yanakorerwaga no muri studio ye. Reka uriya ni studio Media, aho iriya projet yakorwaga na studio yo muri Kasuku Media, Igwe Media, hamwe na X Nation, hamwe na X Nation, hamwe na Rock Entertainment.
ubwo rero na Rocky se yazanaga baba kameramani cyangwa nuko Oya, we Rocky yabaga we- ari we nyine Rocky n'ubundi yayisobanuraga hariya kwa Mr X twabaga turiyo tukabona araje yinjiye nyine aho basobanurira yayisobanuraga kwa Mistakes nzi ko yayisobanuraga muri studio oya yayisobanura kwa Mr X akaza agasobanura bikarangira tukazategereza igasohoka. dusa nkaho dusoza muri make ikintu wabwira abanyarwanda kuri projet zawe numvisha nawe ngo ufite YouTube numvisha ngo gukina muri Nuza wababwira muri make abibona bakazajya kubireba. Ikintu cya mbere cyo babanze badushyigikire kuri channel ubu turi gukorereho bita buri nguni icon ariko none badushyigikire kuri channel ya buri nguni na buri kantu kuko zose ni projet tuzaducisha. Kandi ikindi nanjye kuva nagaruka mu kazi nafunguye channel yanjye ncishaho boro nyine zanjye z'amaveni yitwa Mbona Bita Comedy, hariho n'ifoto yanjye Mbona Bita Comedy, kuri Instagram ni Mbona Bita Comedy, kuri TikTok ni Mbona Bita Comedy, no kuri FB izo n'imbuga wansangaho tukaganira ushaka kunkoresha muri projet bakanakwandikira mukanyandikira tukaganira. Abantu benshi bagiye bagira ibibazo ngo bari abantu kuko bafite kontara kuko bari abantu bafite kontara ngo ntago kubakinira byaba ikibazo. Ubu rero nimero yanjye uramutse uyishaka ni 0788759019 reka nyisubiremo ni 0788759019. iyo niyo nimero yanjye nkoresha ibaruye kuri mushiki wanjye. Ikindi kintu navuga ati muri make we urabona kuri Metero Nzovu umuntu wari uyigize wowe unavuze kuri wavuze ati ni Rocky Kimomo rwose nta wundi muntu wari ugize. none se nyuma ko abakire ko bari bafite amafaranga nyuma si bagiye bayaha ba Pike bora ahubwo nimba twagiraga Pike gusa cyangwa hari n'abandi basobanuzi bari ni Pike bayihaye abandi nyuma numvishe amakuru naho abanyarwanda bipashije akazi. Sinshatse kubavuga amazina yabo aba basobanuzi ariko bipasha akazi. Ni kumwe umuntu yipasha akazi kugira ngo nyine yumve yuko arenze nyine twari n'abanyandikiraga kuri Instagram bakanaginga banyereka yuko basobanuye Metero Nzovu nyamara nta kazi bahawe kuko iriya filime yahagaze ubundi iriya Metero Nzovu final yahagaze 2022 niho yahagaze neza birarangira. Izindi rero mubona ntago nyine n'umukire wari wayiguze nawe nyuma byageze ahazamo ibibazo ngo bamurya video birarangira. Iyo Metero Nzovu yarahagaze ariko bitanavuze yuko habonetse nk'undi mukire wayikora yakomeza. Gusa ni filime nanone nyine isaba ibishoro nabwo hatabonetse ubwo abandi bakire nta kibazo twe tuzakomeza dukore. Nta muntu wambuza kongera nyine gukora ko nagaruwe n'abavandimwe buri kantu buri nguni. Nta bantu nkomeza gushimira cyane kuko nibo bangaruye aka kanya mu kazi sibyo na buri cyane niyo. Turabashimiye abantu bakurikiraga Abastar TV uno munsi buri cyane nako buri cyane afite projet na buri nguni hamwe na buri kantu afite projet kuba bazanye Mbona Bita ndayambashimire. Mbona Bita yaraje kutubwira kuri Metero Nzovu kuna ari Rocky Kimomo wari bigize byose yabishyize hanze kugira ngo abantu mwari mwarabimbajije cyane mwabibonye. Cyagushimira ko waje kwitirana yacu. Murakoze cyane. Sasa